bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro y'igitambo cy'Ukaristiya, twatangiye iki gihe kidasanzwe cya Diveni. Kiliziya idutegurira ibihe bigiye bitandukanye kugira ngo mu rugendo rwacu rwa buri munsi twere kumenyera cyane, kuko hari igihe umuntu amenyera ibintu bimwe akageraho bikamera nk'ibisanzwe, ndetse ku buryo abatagitekereza ko hari ikindi gishya cyaba gihari. Kiliziya rero igenda uko umwaka utashye iduha ibihe byihariye byo kugira ngo tugire igihe cyo kuzirikana ku mayobera yo gucungurwa kwacu, maze nk'abakristu tugire igihe cyo kugendera hamwe twinjira muri ibyo bihe bidasanzwe bya Kiliziya. Iki gihe rero ni igihe cya Diveni kidutegura kwinjira mu gihe cya Noheli. Adiveni idusaba cyangwa se twumvisha dusobanurira ko urugendo rwacu twe turi mu rugendo, nk'abakristu turi mu rugendo, ni igihe cyo gutegereza umukiza mu buryo bubiri. Mu buryo bwa mbere, umukiza uje atugana mu munsi mukuru dutegereje tugiye kwinjiramo wa Noheli uri imbere. Mu buryo bwa kabiri ariko igihe cya Diveni kigashushanya kwa gutegereza Yezu Kristo uzaza yuje ikuzo muri cya gihe cya nyuma tubwirwa. Hari igihe turimo, hari n'igihe kizaza. Niyo mpamvu isomo rya mbere ryatangiye rivuga iby'igihe kizaza, ariko mu gusoza rigasoza rigira riti, nzu ya Yakobo nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Kristo Yesu akuzwe. Hari ukora kuduhamagarira kuzirikana ku bw'icyo gihe kizaza, ariko kubizirikanaho bikadusaba noneho kuba muri icyo gihe tukakibamo muri iki gihe turimo, tugendera mu rugendo nk'abatagatifujwe, tugendera mu rumuri rw'Uhoraho, mu rumuri rwa Kristo waje atugana kandi utwiyoborera. Bavandimwe, gutegereza kwacu muri iki gihe cya Diveni si ugutegereza twicaye, hoya, kuko burya iyo wicaye nk'umukristu urasigara, ariko agatambwe kose watera nk'umukristu ntabwo bisaba kwirukanka, gupfa kuba gusa kwinjira mu rugendo, kuko aricyo Kiliziya iduhamagarira. Ni igihe rero bavandimwe cyo gukora uru rugendo rw'amizero tuyowe na Roho w'Imana. Muri iki gihe turimo, nimuze tuzamuke tujye mu ngoro y'Uhoraho. Twabyumvise mu isomo rya mbere, kugendera hamwe nk'abakristo. Ni igihe gikomeye cyo kwibukiranya ko twaremewe kubana n'Imana, turi abagenzi, dusangiye urugendo, kandi duhamagarirwa n'ubundi kuzabana twese nk'abakristo mu bwami bw'Imana. Ese bavandimwe, mu gihe twitegereje ko aza yuje ikuzo, dukwiye kubaho dute? Uyu munsi Kiliziya yo muri aka karere, abepiskopi muri aka karere badusabye ko ku iki cyumweru dusabira by'umwihariko, dusenga dusaba imbabazi, ubwiyunge n'amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari turimo. Muribuka minsi yashize hari igihe abepiskopi b'aka karere bateraniye ahangaha, bakora inama hano i Gikondo, bazana muri Kiliziya yacu ahangaha, murabibyibuka, ndetse bateranira n'Ikibeho. Icyo gihe nibwo bafashe icyemezo cy'uko kuri iki cyumweru tuzajya dusenga dusaba kugira ngo imbabazi, ubwiyunge ndetse n'amahoro muri aka karere. Urugendo rwacu twatangiye rero nk'abakristu mu gihe cya Diveni birajyana neza n'icyifuzo cy'abepiskopi. Twebwe abategereje kuza yuje ikuzo, kuza k'umwami wacu Yezu Kristo, ese dukwiye kubaho dute? Dukwiye kubaho turangwa n'imbabazi, tukarangwa n'amahoro, tukarangwa n'ubwiyunge. Mwabyumvise mu isomo rya mbere, batubwiye ko icyo gihe inkota zacurwamwo
ibikoresho by'ingirakamaro, ibihabuzo n'ibindi byose abantu bifashisha. Ni igihe rero bavandimwe kikubaho dusenga, tugasenga cyane kandi tugasenga nta buryarya, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabidusabye ubwo yabonekeraga ikibeho. Musenge kandi musenge nta buryarya, ubwo ni bwo buryo bwiza bwo kuba maso. Yezu Kristu yabigarutseho igihe ari muri Getsimani, aje agasanga abigishwa be basinziriye, arababwira ngo nimube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Kristu Yezu akuzwe. Ibihe turimo biradusaba gusenga cyane bavandimwe, mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko, kuko ibituma abantu basinzira muri iki gihe ni byinshi. Igihe cy'umwijima kirarangiye, nimuze twinjiye mu rumuri rw'Imana, umucyo wa Nyagasani. Tube maso kandi dusenge kugira ngo tutagwa mu bishuko. Hari ibiturangaza byinshi dushobora kwibwira ko ari byo biduha amahoro, ari cyo gihe cy'ituze, ari cyo gihe cyo kudamarara, tukibagiza Imana. Muri cya gihe cya Nowa nuko byari bimeze. Bararyaga, baranywaga, barashyingirwaga, bakoraga iminsi mukuru, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu nkuge, abandi ntibamenye uko byagenze, maze umwuzure uraza bose urabatsemba. Hari ibyo turangariye bitandukanye, nibyo ni amakwe. Hano ntihari abageni baza kutwereka di, ndakeka bahari. Hari amakwe ahari, ariko abenshi baza batazi n'uburyo bunamira kuri aritari, bagaheruka uwo munsi bashyingirwa, ubundi bakaba ibyabo babirangije bakigira mu byabo. Nibyo ni ibihe turimo. Usanga no kubona abashyingirwa babaye benshi, ariko abubaka ingo babaye bakeya. Ngo abashyingirwa ni benshi, ariko abubaka ingo babaye bake, kubera ko bakenshi baza imbere y'Imana bagira ngo bibe byo kurangiza umuhango wabo, bagere ku bukwe. Kuvuga ngo target cyangwa se intego ni ukugera ku munsi mukuru w'ubukwe, ni ubwo gutwika kw'icyo gihe, ariko ugasanga intego atari ukubaka urugo. Nuko rero byari bimeze, kuko ushaka kubaka urugo neza nk'umukristo, iyo yaje mu kiliziya ntabwo na rimwe yigira n'ubundi umugisha yahawe urya munsi awimura mu rugo rwe, kuko kurwubaka neza. Naho ubundi bimeze nko muri cya gihe cya Nowa nyine, yari iminsi mikuru, uko abantu babyina, uko abantu banywa, uko abantu badamarara, bagasinda, bakamera neza, ariko bakibagiza ko ubuzima turimo ari urugendo rutuganisha heza, kandi tutageze iwacu, tugomba kuzatuza ari uko tugeze mu ijuru aho twaremewe. Bavandimwe, ntago bikwiriye ko twitwara nk'abatazi Imana. Nimureke twibukiranye ko tugomba kubaho dusenga tukaba maso. Iyaba nyir'urugo yarazi umunsi igisambo kizazira, ntago tuzi umunsi n'isaha, ariko icyo tuzi cyo nuko azaza. Icyo tuzi ko nuko tuzagenda tukava muri iyi si. Tugomba guhora rero twiteguye, tukabana dukundana nta buryarya, urukundo ruzira uburyarya, tukabana kivandimwe, kubera ko turi abasangirangendo. Mugenzi wawe, mugenzi wanjye ni impano Imana yanyihereye. Mwahuye mutaziranye, nubwo muva inda imwe, buri wese yaje ukwe, ntago mwaje nk'ipake cyangwa ngo muze muri kumwe. Buri wese Imana yamutanze nka kado. Iyo kado rero ugomba kwibyaza umusaruro, kuko uko ateye kose ni umuvandimwe, niwe ugufasha kwitagatifuza, nawe uzitagatifurizaho. Icyama ngo uyu munsi umufate nk'umusangirangendo, wumve ko ari ugomba kurongeraho umugisha, aho kugira ngo abe intandaro yo gucibwa. Bavandimwe, ni igihe tugomba kugendana amizero, ntitugenda nk'abihebye, twumve ko ibintu byaducikiriyeho, ahubwo tukumva ko dufite Kristo ufite byose kandi utanga byose. Tukagenda nk'abakristo bazi iyo bagana, bazi iyo bajya. No mu gihe cy'imibabaro, mu gihe cy'ingorane n'imbogamizi, tukamenya ko twahawe imbaraga. Ibibazo bitagomba kudutsikamira, ahubwo tugomba kugenda hejuru y'amazi y'ibibazo, kuko Kristo aduha imbaraga kandi ari we uduha ibisubizo by'ibibazo tuba turimo. Bavandimwe,
tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri. Burya umuntu ugenda afite umutima ukeye agenda ntacyo yikanga, nk'umugabo utashye mu rwe akaba azi ko ihaho yabonye aricyuye kandi akaba aritahanye, ataha mu rugo yishimye, ahamagara ngo umugore wanjye urahagana he, bana banjye muri he, nimuze dusangire. kabone naho yaba ari gatoya ariko agatahanye, ataha anezerewe. Ariko uwagize icyaro nk'akagitsinda mu kabari ataha afite ipfunwe, yahageze agasanga abana barira ntacyo bafite, ataha yumva afite isoni. Umunyabyaha wese rero ntabwo aba yisanzuye. Niyo mpamvu Kristo uje atugana uwo dusanga, niyo mpamvu ijambo ry'Imana uwaryakiriye wese arabohoka, akagenda nk'uwigenga, akagenda nk'ugenda ku manywa, haba nijoro haba ku manywa. Nta pfunwe uterwa n'uko uriho, nta pfunwe uterwa n'uko ubayeho, ubaho wumva ufite amahoro n'umutuzo. Bavandimwe, igihe cya diveni kitubera igihe cyo kwisubiraho, igihe cyo guhinduka, igihe cyo kuba maso, igihe cyo kwisukura kugira ngo ibiganza byacu bizire inabi, ibiganza byacu ibiganza bikeye, umutima wacu umutima ukereye kwakira Kristo, maze nk'abasangirangendo twirinde ibiturangaza, ubusinzi n'ubusambo, ubusambanyi n'izindi ngeso mbi twumvise mu isomo rya kabiri, kugira ngo tugende nk'abafite amahoro kandi tugende nk'abatekanye, ntacyo twishinja nta n'icyo dushinja abandi, ahubwo ikibi cyose tugihungire kure, twemere Nyagasani atwigarurire. Bavandimwe, amabuji tubona hariya uko ari ane, murabizi afite ibisobanuro. Buji icyumweru isobanura ya mbere ni icyumweru cya mbere, ni icyumweru cy'amizero. Ya kabiri izacanwa mu cyumweru cya kabiri kikaba ari icyumweru cy'amahoro. Iya gatatu izacanwa icyumweru cya gatatu kikaba ari icyumweru cy'ibyishimo, naho icyumweru cya kane akaba ari icyumweru cy'urukundo. Dusabire mu gitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo ubwo twiyemeje kugendana buri wese abigiremo uruhare, maze akora urugendo ku giti cye, abashe kuronka ibyo byishimo. Icyaguhesha amahoro urakizi, icyaguhesha ibyishimo urakizi. Uru rugendo dutangiye uvuge ngo ikimbuza amahoro ni iki ngiki, ndashaka kukireka. Ikimbuza ibyishimo ni iki ngiki, ndashaka kukireka. Maze byibura ku ntera y'icyumweru cya gatatu, ya mutima wanjye hazataha ibyishimo, uvuga uti ibyo byishimo n'amahoro bizatahe mu rugo rwanjye. Uko bitaha mu rugo, uko bitaha mu mutima, uko niko bizakongeza akarere kose, maze ubwiyunge, amahoro n'ibyishimo no kwiyunga bikazagerwaho biturutse kuri buri wese uko yabigizemo uruhare. Uguhinduka kwanjye, guhinduka k'umuryango wanjye, niko guhinduka kw'akarere. Amahoro yanjye, amahoro y'umuryango wanjye, niyo mahoro y'akarere. Ineza y'amahoro bya Kristo bikomeze biganze mu mitima ya buri wese, kandi biganze mu mutima wanyu, maze twese dufatane urunana, tugendere hamwe, dusanganire umukiza uje atugana. Nyagasani Yesu nabane namwe.